we support those team mothers and other youths, but also the way of just having the capacity of reporting other persons. Don't hide your experiences. Don't be afraid to say this is the problem that we are facing as a team or as a group or as women or as young mothers. We want you to be free to express those ideas because it will help us to plan together for a better solution, for more effective solutions to our problems. Kugira ngo tumenye ko twageze kuri kiriya cyerekezo ni ikihe kintu kizatugaragariza ko icyerekezo twakigezeho tukirimo. Tuzaba twishyize hamwe kwiteza imbere tuzamura n'abandi bari munsi yacu by'umwihariko urubyiruko n'abafite ubumuga mu rwego rwo kugira ngo bagere nk'aho tugeze. Urugendo rugana ku iterambere rugerwaho gusa iyo twese dufatanye tukajyana. And so therefore it is about understanding each other very well. Whose strength is what, whose weakness is what, and how do we help each other. Umukoro twari turimo batwigishije kuba twatera imbere tukagira icyo dukora kandi tugafatanya na bagenzi bacu. Ikintu nabashije kwigiramo hano no kubana neza na bagenzi banjye twumvikana tugahuza, collaborate with others and agree on ideas, tukaba twahuza tugakorera hamwe nka team, work together as a team. Nicyo kintu cyane That was the first thing that she liked. Ikindi kintu cyanshimishije nuko nahuye n'abayobozi bankuriye babashije kutwumva. Are we together? Yeah. Are we ready for our vision? Yeah. Are we ready for our actions? Yes. Thank you so much for your time today. Turashoboye.